murakoze cyane reka mbashimire nanone ko mutwakiriye kandi ni umugisha muri hangana ko nje ku gatuti mutanyakiriye kuza ku gatuti ariko mwantumiye ngonze mwabiha amashi kuko nkoze ibinyuranye n'ibyo na protocole ubundi nje ntawe uzunkorera protocole ntabwo bibaho niyo ngiye muri programme ivuga butumwa ni munampamagara n'ikindi gihe ni nkora ibinyuranye n'ibyo nkoze ubu muzavuge umuhanuzi nuko nta kundi byagenda. Haleluya. Rero mwantumiye ariko Imana iyo mumaze kuntumira mba mfite nanone autorité y'Imana. Imana imbwiye ngo urakora ibi ntabwo naza ngo nicare mu ntebe mbabwire ngo ndategereje muanze muririmbe tuje mu mwuka tubone kuja mu mwuka tubone guhanura urumva twaba twishakaze. Haleluya. Ariko ubu nibwo turimo dukora akazi neza. Isaha yanjye mwampaye ntabwo nyirenza ndayikoresha neza ndetse reka nsabe uza kunyobora kumfasha umuyobozi wa gahunda nubona isaha murakoze cyane reka twiha mashina none bangiriye neza cyane. Rero twaje hano umushumba yaje kundeba arambwira ati ndifuza ko uzatwera umushitsi ndabyemera mbishira muri gahunda ndavuga nti nzaza ni byiza cyane nabakunze cyane kandi abaririmbyi ndabakunda ko muza muririmba neza indirimbo muririmba ni nziza cyane ziramfasha kandi mbifurije umugisha abantu mwese mwaje rero ndabashimiye. Hari umumama yanshuhuje arambwira ati uranyibuka ndamubwira ati aranyibutsa ndaza kumusaba atanga ubuhamya mu minota nk'itatu muri ya minota yanjye mwampaye yatangamo ubuhamya ariko reka mbanze mbwire umushumba waje kundeba wantumiye kugira ngo nze kubabwiriza. Nagira ngo ubwire ko Imana ikwemereye promotion y'Imana iri mu buryo butandukanye. Promotion y'Imana iri mu buryo butandukanye, iri mu buryo bwinshi. No kuvuga ngo Imana irakwishimiye kandi guhera uyu munsi ubaye delivré n'ibintu byawe bibaye delivré cyangwa se ibintu byawe birabohotse, ibintu byawe amasezerano yawe iby'Imana yakuvuzeho, iby'Imana yakubwiye kera, iby'Imana yagutumyeho abantu guhera aka kanya Imana irabifunguye ibishize ku murongo kuri gahunda kugira ngo ubashe kwaguka kandi ubashe kugira umugisha. Umuvugizi nagira ngo namwe mbabwire ko kuba muhagarariye itorero mukaba mwadutumiye kugira ngo tuze iyo mutabyemera muri abavugizi ntabwo nari kuza ariko kuba mwabyemeye ni umugisha ukomeye. Nagira ngo ubwire ko mu gihe uzaba uyoboye iri torero rizakugiriraho umugisha uko niko Imana ibivuze. Ni ukuvuga ngo uri mu bantu bazarihesha umugisha muri iki gihugu no kugira ngo ribeho, kugira ngo ritere imbere, kugira ngo ryaguke, kugira ngo rigire ubuzima bwiza. Ni ukuvuga ngo kuba uyoboye kandi n'inyubako zikaba zatangiye ntabwo ari fundraising nkoresha ariko ndaza gusaba abantu nibura batandatu baza kuvuga ibikoresho byatangiye. Ntimwakoze ya gahunda mwayikoze amabuye ejo amafaranga yatanzwe uyu munsi murebe muri kesi ntimuzagura amakamyo arenze 2 ejo ikamyo imwe gusa y'amabuye mu mafaranga ari mu rusengero hazavemo kamyo imwe kuwa mbere n'ejo muzarare muyimenye hehe mu kibanza
muzi ibintu byari bifunze hari harimo ikigirwamana bari barashinze mu kibanza hagati nico nari nababwiye kuja kwirukana cabaye umwanda gusa cabaye mwe mutamenye uko byagenze hagiye abantu bane ndabwira mugende muhagarare mu nguni z'ikibanza ikigirwamana kiri hagati mu kibanza kirahita gifu je ntabwo niriwe njyayo haleluya ntimuvuge ngo ninjuru ushamburiya ni abantu banyu bashamburiye nje ntabwo mwigeze mumbona njyayo haleluya gusenya ibigirwamana ni ukwemera imbaraga zisumba izo mbaraga zisumba byose nizo ziduhesha umugisha amahoro mukaza mutekereza ngo buriya ibintu bya shitani mushobora kwibwira ngo shitani ni habe ni itapi ibintu biri munsi ndi mwamenye birimo haleluya abakozi ba shitani barahangayika bakarara bagenda ngo bashize mu tuntu byose ni ubusa ni umwanda ni nkuko tunyura ku bintu byose bya oda abana b'Imana murategeka nuzaza ugenda uvuga ati nutangira no kurota nabi nukanguka uvuga ati satani uratsinzwe mu izina rya hari Imana ishobora mushumba wumvise ko watangiye Imana yaguhaye umugisha abashumba mwese ndabahanurira abashumba kugira ngo abakristo banyu babone ibyo nabahanuriye mbikora no kumugaragaro kugira ngo shitani izanarwanye ibyo yumvise haleluya satani izarwanye ibyo yagize ite ariko Imana iyo yagize ite iyo yavuze amen Imana iyo yavuze iba yagize ite iba yavuze turasoma Zaburi ya 23 Uwiteka ni umwungeri wanjye niyo Zaburi tugiye kuganiraho wa mumama arabaza bamuhe mikro aduhe ubuhamya karibu ndashimira Imana itazibura kugira Imana izivuga bikaba Imana izitegeka bigakomera ndashimira Imana rero mu byukuri kuvuga aya magambo no rondogora ariko kubera yuko umwanya ari muto ndavuga make cyane ndashimira Imana ku bwa pasteri kuba yicaye ahangaha cyangwa se ahagaze ahangaha mu itorero nsengeramo amen mu byukuri twahuye na pasteri sinari muzi nawe ntiyaranzi duhujwe n'ibibazo nari mfite nararwaye ndarwara cyane ngera hahandi umuntu wese ambona akavuga ati uriya mu mama yarwaye sida agiye gupfa uko byagaragaraga nanjye nabonaga gukira kutariho nari nararwaye iminwa iragenda iratemagurika irashira imisatsi iracurama noneho bukeye umuntu aravuga aganira na pasteri wanje timuseke kuko ni pasteri wanje noneho aramubwira ati nyamara hari umukozi w'Imana uzukora imirimo y'Imana agasengera abarwayi bagakira ndamubwira ati se atuye arambwira ati atuye Kicukiro pasteri twarajyanye ni umuhamya kandi nabo twari duturanye bari bazi ko narwaye nabo barahari nabahamya ndarwara pasteri anjyana kwa pasteri tugezeyo pasteri andebye aravuga ngo nyamara nubwo mumureba gutya arasa n'umuntu wapfuye imbere umurebye ukuntu ameze ni umuntu washize ariko guhera uyu munsi urakira haleluya aravuga ngo nubwo mububona gutya ameze gutya aracabyara abandi bana kandi nawe urwaye uhaye ubona ko bidashoboka hari abandi bantu mungana batarashakwa bangana nawe ikimenyetso nguhaye nuko uzabyara abandi bana haleluya 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 amen haleluya kuvuga aya magambo iyo mvuze Imana kavuga imirimo y'Imana kavuga ibitangaza by'Imana kavuga ukuntu Yesu azakora ibikomeye inza numva umutima wanjye wishimye cyane ndashimira Imana kuko hakiri abakozi benshi batarapfukamira Bayali bagikorera Imana mu kuri no mu mwuka haleluya
ndashimira Imana kuko abo yahamagaye yabashizeho ikimenyetso kandi abo ngabo ntibashobora kunanizwa n'utuntu two twose. Amen. Abantu bari mu kunanirwa bitewe n'ibihe barimo, ariko ndashimira umukozi w'Imana kuko Imana yamuhaye guhagarara, agahagarara ashikamye, n'ubu agikora imirimo y'Imana. Imana ishimwe. Uwo munsi yarambwiye ati wewe gusa icyo tugukorera turaguha. Yakoze ibimenyetso bigera kuri 3 simbibabwira kuko Satani azakunda kugenda avuga. Ubu ngubu Satani azatarama hano agatarama mu bantu bayo kandi mwari muzi ngo muri kumwe. Haleluya, haleluya. Arambwira ati ibyo bimenyetso mugende mukora ibyo bimenyetso 3, nimumara kubikora ndabizi kuko Imana izikora iragukiza. Twaragiye ngo dushike mu rugo, ibyo bintu turabikora, tubikora uko yabitubwiye, turabikora. Tumaze kubikora bukeye numva ndahagurutse, numva ndakomeye, bukeye ndumva ibintu byose ndabikora. Ubundi sinageza ndya, sinageza nywa, nta kintu na kimwe cyageza kingera mu kanwa. Amen. Icyo nshimira Imana, ndashimira ku mugaragu wayo. Imana ikoresha ibikomeye. Ndashimira Imana kuko Imana yaguhaye iyo mpano yo gukora ibikomeye nubwo abantu batabyemera, ariko turabizi kuko bihari. Imana yarakoze irankiza, none uyu munsi za bindi wavuze nabyaye abandi bana bane. Okay. Amen. Nico nashaka kumva wabyaye abandi bana bane. Abandi bana bane. Uyu munsi wa none nashingiye umukobwa wanje. Hallelujah. 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 Izo ni imbaraga zande z'Imana. Izo ni imbaraga zande z'Imana zakoreshejwe n'abandi n'abakozi babo. Hallelujah. Imana yampaye abana bane kuko wambwiye ngo urashabyara abandi bana. Nyuma ya bwa bundi mfite abahungu 2 n'abakobwa 2 nabyaye nyuma ya bwa bundi. Hallelujah. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Amen. None uyu munsi wa none Imana yakoze ibyo byose irandinda ibona kuko atari ngombwa. Kuko ico gihe Satani yari izi ko yabirangije, yari izi ko byarangiye, yari izi kuko yaboshe iraboha irajugunya. None uyu munsi wa none ndiho, ndi kumwe n'urugo rwanje, ndi kumwe n'abavandimwe banje, narashingiye, mfite umukwe mwiza. Imana ishimwe cyane. Hallelujah! 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 Kubera imbaraga z'Imana. Ndashimira Imana kuko Imana ari inyamaboko. Ndashimira Imana kuko Imana ari Imana nziza. Ndashimira Imana kuko yakoresheje umukozi wayo. Uyu munsi wa none kaba ndiho, kaba mpumeka, kaba mbasha kugenda n'aya maguru, kaba mbasha gutambira Imana mvuga ngo data urera urera. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Imana iguha umugisha. Mumumpera amashi. Hallelujah. Ayo mashini makeya ni mwongera amashi. Ni igitangaza gikomeye. Mbibona mu by'ukuri nuko programme yari imeze, nuko yari ameze ngiye kumusengera. Ni igitangaza, ni ukuzura kw'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana izizura ikagarura abantu bakabaho. Ibyo tubona muri Bibiliya tusoma tukavuga ati Imana izayongerera abantu imyaka yo kubaho, bigakunda bikabaho, tukavuga ngo wenda n'ibyo mu isezerano rya kera cyangwa se n'ibyo abantu ba kera cyangwa se, ariko ni igitangaza. Haleluya. Ikintu kinshimishije nuko yongeye kubyara abandi bana, akaba yarabyaye abandi bana 4 nyuma y'ubwo duhuye, kandi byari bikomeye. Mbireba nabonaga ari umuntu wapfuye na programme ya Satani n'imyuka ya Satani uko yari bari barabikoze, bari bazi ko yapfuye yarangije asigaye kuva ku isi gusa, ariko Imana ikora programme zikomeye. Ashobora kuba baya nababwiye wenda nibyo nababwiye, ntabwo nza nkoresha ibintu bihambaye. N'amazi y'inyange muzamunywa buri munsi, ni ibishimbo mwatetse mwitekeye, ni cyayi mwatetse,
birya tuza dusoma muri Bibiliya Yesu gucira amacandwe mu mukungugu agatoba kondo gasiga ku maso y'impumyi umuntu utareba akabona. Buriya Yesu yazaga akoresha ibiri hafi. Haleluya. Yesu ntabwo yari afite umwanya wo kuja gushaka ibindi bintu, ariko impamvu abakozi b'Imana, impamvu mushobora kwibaza ariko Bishop kubera iki ushobora gukoresha amazi? Kubera ko buriya n'aba specialist abaganga, kugira ngo muri psychology umurwayi iyo umuganga atamuganirije ngo amuhe paracetamol cyangwa se ikindi kintu, azavuga ariko ntabwo yankozeho, nta nubwo yansuzumye. Muganga arakureba akavuga uyu muntu arwaye bwaki kandi nta kindi kintu niba umuvurishe, ariko kugira ngo muri psychology cyangwa se mu bwonko bwawe kugira ngo uze gutuza, afata ibipimo agapima akagukoraho akakunyuza ahantu akakwereka. Hari n'igihe bakushira gusa muri chambre tuzaho gatoya, abaganga bagusure mu minota nk'icumi bakagusura ari bangahe ukabona bagukoreye, ariko bazi ko ari bwaki baza kuguha tegeka kugira ngo bazabaguha igikoma cyasosoma kugira ngo mube muzima. Haleluya! Imana rero iyo dusengera abarwayi bafite indwara zikomeye, je nshobora gutegeka dayimoni ziri mu muntu kandi nkakubwira nti wewe ugenda unywa amazi 3 ku munsi, urwaye ufite igituntu kigiye kukwica. Kandi nangaza nkakubwira ngo ugende uje kwa muganga, bagerayo bakakubwira nti nta gituntu ufite, ahubwo baribesha. Abantu bari baravuze ko ufite igituntu baribesha. Kubera iki? Kubera gahunda y'iki? Imana. Imana irakora, Imana ikora ibitangaza. Yesu Kristo ko yari arejo n'uyu munsi niko, kandi n'ejo niko azabagiza ate. Uwiteka ni umwungeri wacu, tituzigera dukena. Iyo dukeneye kuja muri jardin nziza, kuruhukira ku mazi meza, gutuza, ni mu ijambo ry'Imana. Iyo dusomye Bibiliya, iyo dutekereje ku mbaraga z'Imana, iyo dutekereje ku bitangaza by'Imana, turaruhuka. Imana ishimwe. Turaruhuka. Mushobora kumbwira nti ariko Bishop, iyo uvuga imbaraga z'Imana, iyo uvuga gukomera kw'Imana, ubishingira kuki, ubihera kuki? Abantu bazabambaza ibibazo byinshi. Iyo mbaye ndi kumwe n'abantu gusa bazabambaza, njenza nicara gusa subiza ibibazo. Abantu aho ndi hose babambaza iki? Ibibazo. Bakambwira nti ariko Bishop, iki kintu niki bite, iki kintu niki wowe ugitekereza iki, ibi bintu nibi wowe ubitekereza iki? Kubera ko akazi dukora ni akazi gakomeye. Je mpanura je ntabwo nza mpanura mu byumba by'amasengesho, je nza mpanura ku mugaragaro. Ku mugaragaro imbere ya kamera, isi yose igirite iriho indeba. Kubera ko ntabwo nje ndi umuhanuzi wo kuvuga ngo abantu nibaza kuzambaza ibibazo wenda nzabisubiza gute. Ubuhanuzi dutanga buba bufite n'iki? N'ibimenyetso. Biba bifite ibisobanuro. Ntabwo wambwira ngo ese ngo ko wahanuye ngo imihanda izanyura hejuru. Imisozi urabona hano turi Kigali ni imisozi. Abantu bari ku dusozi bagenda birengera, hazagera igihe haje imihanda izazihuza umusozi n'uwundi. Haleluya. Ico kintu ukibajije wambaza ukangura ntareko, none se udusozi duteganye imihanda izagera ubwo izazinyura hejuru mu kirere, ibyo bintu tuzabyubaka ryari gute? Nitwe nabuzukuruza ubuhanuzi buzaba. Uri Imana iyo tuvuga ngo Uwiteka ni umwungeri wacu ntituzakena. Nimba tutazakena ni ukuvuga ngo aho turi hari zahabu, hari ubutunzi, hari imigisha, hari amabuye y'agaciro, hari petroli, hari ubuzima, hari ibyiza, hari ibizaza kera. Buriya aho tuvugiye ijambo ry'Imana, aho turi, aho duhagaze, Imana ishimwe. Aho turi aho hari iki? Hari Imana. Buriya amasengesho nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Isengesho ni ifumbire. Isengesho ni ifumbire.
ahakorewe amasengesho ntahava. Buriya abantu baragiye inka, babaye mu nka, ahantu habaye inka igihe kinini, ifumbire izitinda mu butaka, ntabwo ishira vuba, ntabwo ivamo vuba. Amasengesho wasenze ni ifumbire. Abuzukuru n'abuzukuruza bazaza bakaba muri ya migisha, bazaza babe muri wa mugisha kuko warasenze. Aho twari turi, nje nari naje mu gitaramo hakiri kare, ndababwira nti ndakora ibintu binyuranye na protokole, muze kubyihanganira. Nari nabateguje, ndababwira nti rero nta muntu uri buntwaza ibitabo kandi ndahita nje ku gatuti, kandi biraza gucanganyikisha abantu, ariko nje ntaco bimbwiye. Haleluya. Ntaco bimbwiye kubera ko ndagenda nk'umuhanuzi. Haleluya. Kora akazi Imana yagize ite yatumye gukora. Nari ntwaye imodoka kandi naramaze kugera mu gitaramo, nari narambiwe ko mva mu modoka ngo nze nihuta nze ku gatuti, kuko Imana yambwiye ngo ja ku gatuti ukora akazi nagutumye, nukarangiza ubone gutaha. Imana ishimwe. Kubera ko hari abantu bari hano bafite indwara zananiranye kandi bahishe, bafite indwara babana nazo bagiranye igihe biteguye gupfa, bamaze kuzakira, bamaze kwemera, bamaze kuzemera ko ari indwara zabo. Ntabwo ari indwara zanyu, ni indwara za shitani yabateje kugira ngo mupfe, kugira ngo muzareke kwinjira mukagere ku masezerano yanyu. Ariko warayakiriye. Uhura na dokteri wagupimye, wagusuzumye mu Buhinde cyangwa se muri Nairobi cyangwa se Kigali, ntabwo bihagije, ntabwo bivuga ko ugomba gupfa cyangwa se iyo ndwara ugomba kuyakira ngo ibyaye yawe, ahubwo ni indwara ya Satani. Imana ishimwe. Uwiteka ni umwungeri wacu, tituzigera dukena. Narimo nseka, twasohotse mu kanya tugiye kuza, Imana irambwira ngo dore ngo hari abahamagaye baravuga nti Rubanda yadusuye, yaradutwitse mu materaniro ya mbere, none dusibe tugende tubigenze gute? Hari abo batwerereye ngo noneho umutwari iyo myuka noneho iraza kumubuza ku gatuti, ntari buze arike ku. Nababwiye ngo mwihane, sico nabasabye abantu batari bwihane. Guhera ubu ngubu ndiho mbivuga, dosiye zabo barujurijwe, nabahaye umwanya wo kwihana, sinabibabwiye. Nta yindi, nta kunegosya, nta yindi mishikirano, nje mbahaye kugenda mwuzurizwa. No kuvuga ngo uzaza uhura n'abantu, nimba uri umusambanyi ubabwire ko uri umusambanyi, nimba uri umurozi ubabwire ko uri umurozi, kandi muzabeshera abantu ngo hari ababavuze, kandi Imana ibivuze ku nimwe muzivugira ibintu ko mucecetse. Haleluya. Sinabasezeranije ngo tugende twitunganye, mwarangiza mukavuga ngo babatwerere kugira ngo Bishop Rubanda areke kugaruka mu materaniro. Kubera ko mwatwerereje bakaboherereza imvura yo kuvuga ngo ize kutubuza kugaruka, nanje ico mbabwiye, ndababwiye ngo wamusambanyi we, noneho uzaza usambana umugabo wawe gusanga urimo, usambana umugore wawe gusanga urimo, nta makuru yandi azakwifatira wenyine, nta kubwirwa n'abandi. Nimba uri umurozi, nta uzaza uroga ku manywa y'ihangu basanga uri uroga, kandi ntugafatwe n'abandi, abana bawe, umugabo wawe, umugore wawe, umuntu wawe ari apana kuvuga ngo hari undi muntu wakuvuze. Kubera iki harageze aho Imana ikora. Nimba turi abana b'Imana, tukaba tuhamya imbaraga z'iki zisumba byose. Abayumbe amen. Abayumbe amen.
izuya bamwe birabarenga abandi barumva bagiye gupfa ntabwo muri bupfe muzuzurizwa gusa ariko ntaco muri bube muhumure reka no kugira ubwoba uzuzurizwa gake gake nta huti nta no kubwira ngo reka uzuzurizwa uzaza ugenda nijoro bagusange ku manywa utara kugira ngo iyi connection cyangwa se izi mbaraga kugira ngo mwumve uko Imana ikora abahanuzi aho bari hose ku isi iyi fishe irafungutse kugira ngo bahabwe iki imbaraga ubutware aho banyuze Imana igendane nabo abahanuzi aho bari hose ku isi iyo dosiye ifungutse iyo muyifunguye n'ahandi hose ku bandi bahanuzi nayo ihita ifunguka kugira ngo abakozi b'Imana bahabwe imbaraga ntibakazabirirwa barwana basunikana n'abakozi ba shitani oya muza mutambuka umuriro utwika abantu Imana ishimwe umuriro w'Uwiteka kugira ute ndasigare agenda ari yabaye kajorite kubera iki kubera ahuye n'umuriro w'iki ariko uziguhura n'ikibatsi cy'ijuru Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya imwe gusa. Imwe gusa. Ni umuriro w'inyenga ugenda ugira ute? Mureke dukorera umwami. Murimo abahanuzi, murimo abigisha, murimo abapastori, murimo abavuga butumwa, murimo abaririmbyi beza, murimo abakozi b'Imana beza kandi Uwiteka arabizi arabazi neza abantu batandatu bagiye gukora gutanga kandi ni muri mwebwe nta handi tubikura nta yindi finance miza guturuka handi ni muri mwebwe abantu baza gutanga amabuye nibazamura ibiganza babitubwire arakoze umwe babiri abandi bane bari he ni batandatu navuze abantu batandatu baza gutanga amabuye ariko batatu okay asigaye abandi batatu bari he abandi batatu bari nimwe mwari mwarafunze inyubako ndabafashe kumbe cya kintu twirukanye nimwe mwari mwarafunze inyubako abandi bari hehe batatu ko baribaza amafaranga bari butange okay bene y'amabuye nangahe pasteur niwe ugomba gutuma 60,000 bihumbi 60 ntabwo ndiba nushaka utanga ikamyo 10 nushaka utanga 5 nushaka utanga imwe ariko abantu bangahe reka abantu batatu batubwire okay uwa kane arabonetse reka duhere kuri afand reka atubwire inyubako amakamyo 10 arakoze cyane komeze ikamyo imwe mureke tumuhamashe ikamyo imwe zibaye ikamyo 12 ejo mu gitondo urazana ikamyo 13 nawe uzatanga ikamyo mureke tumuhamashe nawe uzatanga ikamyo abantu batandatu bageze babaye 7 okay harundi ushaka kuba kwiyongeraho barakoze cyane inyuma yahaguruka inyuma ninde wundi wavuze okay reka mbasabe mwebwe mutanze amabuye y'inyubako haleluya igihe cyose
kuva uyu munsi kugeza igihe muzava ku isi. Amen. Muzahorane imigisha, muzahorane iterambere, muzahorane ubutunzi, muzahorane imigisha mu buzima bwanyu, muri gahunda zanyu, mu butunzi bwanyu. Kandi ndishimye cyane. Imana ishimwe. Abana banyu bazagira umugisha, abuzukuru banyu bazagira umugisha, abazabakomokaho bazagende bagira imigisha nk'iyo mufite. Ni ukuvuga ngo ni programme ya prophecy cyangwa se mfunguye programme y'inyubako. Imana ishimwe. Inyubako ziratangiye kandi ibintu byose birafungutse. Rero umugisha mwebwe mukoze mbahesheje iki? Umugisha nk'umushumba, nk'umuhanuzi, ndetse Imana ishimwe nk'intumwa. Buriya Imana yantumye nimba mutabizi. Buriya naje hano gufungura ibintu byari byaragize gute? Byari byarafunzwe. Kandi naje gufungurira abantu ibintu byabo, abantu batandukanye. Abarimo bankurikira hano barimo batekereje bavuga ariko nje ndashaka kureba uriya mugabo. Hari abaje, hari abamfotoye, hari abakoze ibintu bitandukanye banyitegereza nti namwumvaga abandi. Ariko nagira nkubwire ngo uratahana umugisha, uratahana umugisha, uratahana ibintu byiza, uratahana amahirwe. Reka mbasabe abantu bafite abantu babo bari mu bibazo bikomeye, abantu bafite ikibazo cya karande y'indwara, umwana wawe, umuvandimwe, inshuti, umuryango, abantu bafite karande y'indwara, reka mbasabe bahaguruke tubasengere. Kubera ko umwanya wanjye nza kuwukoresha neza kugira ngo n'indi mirimo ikorwe. Abantu bafite ikibazo cy'indwara ziri mu miryango, ziri aho zigenda zituye mu miryango, zigenda zikora ibintu bitari byiza, reka mbasabe bahaguruke tubasengere. Shobora no kuba hari n'umwuka wo gufungwa, wa gereza, kuba mu nzu y'imbohe, kuba mu bibazo, amadeni akomeye atazashira, amadeni atavaho, amadeni atazarangira. Ni ukuvuga ngo ubuzima ni amadeni, ubuzima ni muri stress y'amadeni. Abo nabo bahaguruke kugira ngo tubyihutishe. Abantu bari mu madeni, bahora mu madeni, ugafata ideni rikarangira ukaza mu rindi, ryarangira irindi rikaba riritokeje, kandi kuyishura hari kuba mu ideni ariko ritakugoye kugira gute? Kwishura. Iyo uri mu ideni ubuzima bwo gufata ideni ntaco bitwaye, ariko iyo uri mu ideni rigutuma udasinzira, rituma udatekereza neza, kuvuga ngo ufite ikibazo, ufite stress, uri muri stress. Imana yambwiye, Imana ishimwe, oh haleluya, Imana yambwiye ngo waje watumwe hariya, nubwo bagutumiye ariko waje uri intumwa y'iki? Ufasha abantu, utabara abantu, usige ubahesheje iki? Umugisha. Nje naje rero nk'intumwa, niyo mpamvu muri mubone ndaza kubabwira ibyanditswe ngo nkomeze mbabwire, mbabwiriza, ndababwiriza mu rwego rwa gihanuzi. Fasha, tabara, tanga ibisubizo biva mu masengesho mwasenze. Buriya mwasenze, mwanansengeye nguriya mukozi w'Imana, ukavuga ati Imana, uriya mukozi w'Imana nanje agira icyo agira ate? Ambwira mpure n'Imana, mpure nawe mwana. Ibyo bibazo byose mwari mufite maze kuvuga mu kanya, Imana irambwiye ngo mbisengere. Reka mbabwire, Imana irambwiye ngo uwo mwuka ni umwuka uturuka kuri Satani, ni umwuka uturutse ku bintu bitandukanye, ku bakurambere, ku bintu bivangavanze, ku bintu bigoranye. Ariko Imana irambwiye ngo iyo myuka, ibyo bintu bivuyeho, mwakire kubohoka. Ya paracetamol tuzaduha abantu, twebwe dukora nk'abadokiteri, dukora nk'abaspecialiste mu bintu by'indwara runaka. Ndaza kubaha
ni akantu gato cyane ibiryo mwatetse. Imana ishimwe. Guhera none n'abari muri jene bari bafite gahunda yo kwiriza iki cyumweru cyose, jene mwe muyiretse mufungure, kubera ko mbahaye iki? Mbahaye umuti kandi usaba kurya. Oh, haleluya! Abari bafashe jene amasengesho yo gusenga kugira ngo basubizwe, mwashubijwe, ahubwo igisubizo kibaye iki? Kibaye gufungura. Murumva ibintu binyuranye n'ubwenge? Haleluya! Murumva uburyo Imana ikora. Imana irambwiye ngo ibiryo muri buteke mu rugo kuva uyu munsi, si ku cyumweru, muzageze ku cyumweru mufungura. Nimba ari icyayi cya mu gitondo mubifate, nimba ari ibyo kurya bya saa sita mubifate, nimba ari bya nijoro mubifate. Kandi mumenye ngo muvuge ngo ibi biryo twatetse Imana yavuze ngo niwo muti. Ya madeni yaraturi imbere yari yaratunaniye, za ndwara za karande zari zaragize gute? Umuntu wawe ugize imyaka 40 cyangwa se imyaka ingahe muri gereza, ikibazo gitandukanye wari ufite, uyu munsi Imana iragutabara. Oh, haleluya! Uwiteka ni umwungeri. Imana ishimwe. Ntabwo tuzigera tugira gute? Dukena. Turi imitwe ubundi nuko abantu batabimenya, nuko tutazi agaciro n'imbaraga z'Imana isumba byose ziri muri twe. Mugende mufungure rero iki cyumweru, nimugeza ku cyumweru ku mugoroba. Kandi gitangaje ikinyuranyo kirimo, abazarya muri hoteli, abazarya muri resitora ntabwo birimo. Nukurya hehe? Mu rugo. Niwibwira ngo uzaja kurya ibyo kurya bitetse mu bundi buryo ngo byiza bimeze gute muri hoteli, bizaba bipfuye. Ni muru bya bintu mwitekeye mwenyine, mwihahiye, mwariye, uwo ni umuti, kandi niko Imana ibikoze. Kandi igitangaza kirimo, umuntu wawe uri kure azasanga yarakize, azasanga ibintu byaragenze neza, azisanga mu bisubizo, ntazamenya uko byagenze. Inzira y'Imana, Imana ishaka gukora ibikomeye, izibinyuza mu bintu bimeze nkaho ari byoroshe. Imana ibaho umugisha kandi murashubijwe, mwicariye. Muri iri teraniro, nabivuze mu materaniro ya mbere, ariko hari abavuze ariko buriya ni twebwe yavuze abantu bafite ikibazo cyo kubyara, bagize igihe barashatse batabyaye, abantu bafite ikibazo cy'urubyaro cy'abana nibahaguruke. Abantu bagize igihe ufite umwe akeneye, ariko hashize igihe kinini, nta kibazo, uwo nguwo nawe afite ikibazo. Abo bantu tugiye kubasengera, n'abarimo bakurikira online, ariko abarimo hano. Hari igihe umuntu avuga ngo ese ko barongorerana bavuga nti none se mfite umuvandimwe atari nje, ariko umuvandimwe wanjye afite icyo kibazo, reka dufungure umuryango, tuvuge ngo uwo muvandimwe wawe uhagarariye, wumva wizereye, wumva ushaka ko abyara, ntaco bitwaye, wahaguruka rwose, ni uburenganzira bwawe. Aba bantu kutabyara, ubugumba burababaza, twavuze kuri Yana mu gitondo, sibyo? Ubugumba burababaza, buraryana, buba bukomeye, uba wumva nta mutekano, uba wumva ari ikintu gikomeye cyane. Murumva ko ni ikintu gikomeye, kandi Imana itanze urubyaro aba ari ikintu gikomeye. Murabona ko muri benshi hari n'abandi bari babifite ari ibyabo, ariko bahagurukiye muri lift yo kuvuga ngo ubwo bavuze ngo n'abavandimwe, kandi bahagurutse ari bo ubwabo, ariko akavuga ngo no umuvandimwe, ariko ntaco bitwaye.
ni byiza. Hari igihe umuntu abatinya akavuga ati ibintu byanjye bitaje hagaragara. Reka mbabwire, abantu bazabatinya ko bije hagaragara ni abantu bavuga ati ariko buriya bizaba cyangwa ntibizaba. Reka mbabwire ngo iyo uriho utekereza ngo se bizaba cyangwa ntibizaba, ntabwo ari Bishop Rubanda ugiye kubikora, n'Uwiteka umwami w'abami. Je mpagurutse nk'intumwa, je mpagurutse kuwoherejwe n'iki n'Imana. Impamvu tubikora ni ukugira ngo Imana iguhe umugisha, umunsi umwe uzashima Imana. Timwumvise umubyeyi washimye? Nishimye cyane kuba nyuma yaho duhuriye yaciriwe urwo gupfa, shitani yavuze ngo wapfuye wowe byarangiye, akaba yarabyaye abandi bana bangahe. Abo ngabo bazavamo abakozi b'iki b'Imana bakomeye, bazahesha Imana icubahiro, bazafasha imiryango, bazakora ibintu bikomeye. Uko niko Imana ikora. Imana nibahe iki? Urubyaro. Imana nibahe kubyara. Mushobora kumbaza nanje nabaza ari nje nicaye hari umuhanuzi imbere, navuga ati ariko wa muhanuzi we, none se ibi bintu uvuze koko utadukozeho, udasenze umwanya muremure? Nje na covid itaraza ntabwo nje nzamfata abantu ngo mbarambikeho iki. Nabikoze nkiri umubebe, narabafataga abadayimoni baje mu maso ngafata mu maso, baje mu gutwi ngafata ugutwi, baje ku mugongo ngafata umugongo, baje kwitama ngafata itama, tugafata itama rikaruha rigasha. Kubera iki? Kubera imbaraga turimo dukoresha dufata ngo abadayimoni bafashe hehe. Ariko uko tugenda dusenga twegera Imana, tuba mu migisha y'Imana, tugera muri gahunda yo gutegeka, autorite, kuvuga ngo dayimoni ndagutegetse sohoka. Basi nta kindi cyo kwirirwa ndwana n'abadayimoni. Imana ishimwe. Ubu ko ndabasengera, gufungura urubyaro ni amasegonda. Imana ivuze ngo byara, urabyara. Ikintu mbasaba ni kimwe gusa, abo bantu mubabwire baza bubahe iki? Imana. Abataza batanga icacumi mubatoze gutanga iki? Icacumi. Mubabwire ngo Imana yavuze ngo muhawe urubyaro, ariko mugende muza mutanga iki? Icacumi. Muba abakirisitu beza, ahasigaye muhawe urubyaro, mugende mubyare mwororoke. Imana ibahaye iki? Urubyaro. Imana ibaho umugisha. Murumva ni ibintu byoroshe cyane, bitadusabye gukoresha iki? Imbaraga nyinshi. Babashumba navuze bari hano mu itorero, navuze ko bashumba mu gitondo muribaza, muravuga ati none se Bishop ko avuze abashumba, kugira ngo mbabwire ko uburyo Imana izikora, abazumvira bakaja gutangira bazagendana n'iki? N'Imana. Imana ishimwe. Abazumvira bakaja kugira gute? Gutangira bazatangirana n'iki? N'Imana. Kandi ubu buhanuzi mpanuriye hano bazatangirana nabwo, bazajyana nabwo. Imana izabaha iki? Mureke mbabwire, aya mavuta n'ubu buhanuzi ndimo mpanura hano. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo aho bazagutuma cyangwa se aho uza, nimushaka uza ntugategereze ko bagutuma, ngene mutangize amaserire ahantu hatandukanye. Ariko nugenda muri programme yo kuvuga ngo ndagiye gutangira kuko niko Imana yagize ite, izagendana nawe, kandi bizahita bikunda, bizahita biba byiza. Mwabashumba navuze umwe, abandi ntabwo mbazi, nta na presentation ntayo yanabayeho, nta niyo nshaka no kumenya. Ariko nje nagira ngo mbabwire ngo nk'umubisho waje nk'umuhanuzi, mbahesheje iki? Umugisha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Aho mukomanga Imana ikingure, ibyo musengera Imana igira ite? Ibyumve, ibibemo. Imana ibane namwe, ibashigikire, ishigikire umurimo, ishigikire representa nabavugiye. Buriya naje kubavugira ibintu, ni ibintu mwebwe byari kuzabavuna
mwari kuzanarota mukanatekereza bikabagora cyangwa se ntimunabitekereze mukumva ni ibintu bikomeye, ni imisozi miremire, ariko kubera ko mwasenze Imana yohereje umuhanuzi kugira ngo aze kugira gute kubafasha gushiraho iki umurongo niyerekwa. Ibi birahita bija muri vision y'itorero ryayo. Muhite mubinota ahantu muvuge ngo umurongo Imana iduhaye muri eglise yacu ibi nabyo birimo. Murumva ukuntu bimeze? Imana ishimwe. Bizabafasha kugira ngo umurimo ugire stability. Igitangaza c'Imana kibereka ko ari gahunda y'Imana. Nyuma y'imyaka 7 iri imbere, eglise yari kuzaba yararangiye burundu, nta ikiriho itakinavugwa mu Rwanda. Imyaka ingahe? 7 iri imbere, iri torero ryari kuzaba rigize gute? Rirangiye, rishize, rivuyeho. Ngo ariko abahanuzi baza bavuga ibintu bitangaje kandi bimeze nko kurota. Ibi bintu ukura bikura he wa mugabo we? Ko ndabikura mu ijuru. Ijuru ko rirambwira amakuru. Ijuru ko rirambwira amakuru ko yarageze ate? Yarameze. Nje sinkunda no kugenda muri gahunda zivuga butumwa kenshi. Nje abantu baza bansangaho aho ndi, ntabwo nje nza ngenda. Nta mwanya ngira kugenda, ariko aho ndi niho abantu bansanga, ni naho nakira abantu benshi. Ariko kuba naje, ariko uyu munsi ico Imana ikoze ivuguruje imigambi y'umwanzi yari iteguwe. Abantu barimo hano barenga 70 bari muri transit, ntabwo bari mu murimo, ntabwo bari muri church. Ta stability, nta abantu bari mu murimo batuje bakora bavuga ngo ko turakora umurimo uzarama. Mwabashumba mwe ntabwo barenze 12. Timono kitorera ari benshi cyane, ariko nta bantu 12 barenze bari bafite umurongo w'umurimo wo kukora, bumva barambije batuje bari mu kazi kazatinda. Amen. Uvuga ko mucecetse uwamba nk'inkoni akambira ngo abo bantu ubona batari mu murimo ni bande, tubarambike dukubite inkoni. Ninje wafata inkoni bwa mbere nkababwira nti muryame. Oh, haleluya! Ariko Imana isumba izirema ibitariho bikaremeka bikabaho. Niyo mpamvu twubatse urusengero. Imana ishimwe. Niyo mpamvu Imana yambwiye ngo naje ndavuga hano ni urusengero rwiza, ninjiye urusengero rwabo se rurihe? Okay, turakomeza. Irambwira nti inyubako z'urusengero. Naba bandi bari muri transit batari mu murimo nabo babanze bubake, mutanga amafaranga. Igiseke ku cyumweru cy'inyubako kizabe kiri bashumba bayatange bari muri transit. Imana izababwira ngo transit murimo nayo ndayifunze, haci maze mwubaka umurimo w'Imana. Torero rigomba kugira stability. Ariko Imana yantumye, Imana yambwiye ngo genda ubabwire ngo itorero ribayeho, itorero rirubatswe, itorero rirabaye. Ya myaka 7 yo kuba risenyutse rirangiye rishizeho, ahubwo Imana igizite muri ya myaka yo gusenyuka Imana izaba yubatse. Ariko tana bakecuru ngo mutanga impundu nibura ko Imana ikoze ibintu bikomeye. Abakiri bato mwatanga impundu.
haleluya. Imana ishimwe cyane. Igihe cy'Imana, Imana izivuguruza imigambi y'iki ya Satani kugira ngo ubwami bwayo bugire gute bwubakwe. Hari abari babifite muri za note zabo yuko eglise igiye kuzagira gute kuzasenyuka, birahari mara bifite. Abantu bafite ubwo buhanuzi nibazamura ibiganza. Umushumba arabufite, Nuri arabufite. Aha, hari undi bufite? Murumva nimba bihereye umushumba yari afite iyo message. Umushumba hari ibintu twavuganye byo ngibyo. Ndaza gusaba imbabazi Imana yo mu ijuru isiga isengeye Imana iduhereza impano y'ubuhanuzi muri urusengero, kuko nsanze impano dufite twese abashumba bari hano n'abavuga butumwa kidufite impano y'ubuhanuzi ituyobora. Iyi ni impano izayubaka itorero. Amen. Mbivugiye iki? Mbivugiye yuko ubu buhanuzi nari mbufite bw'uko ikanisa ndimo rigiye gusenyuka, ntaho twubakiye, kandi abantu badushizeho, nta bantu ufite. Aba bose ubona muri kumwe benshi baragushuka ntimuri kumwe, ariko ndashima izina ry'Imana ihoraho iteka ryose yuko Imana yongeye kandi kutwubaka. Imana ihabwe icubahiro. Ni Imana izivuguruza imigambi ya Satani. Nukuri ivyo byose byarabaye. Ico ntarinzi nuko ntarinzi yuko bizagera imyaka 7. Bagaze bati ntahuri nushaka nawe ugende, kuko bareko bati ikanisa ryarashize, ati ikanisa ntaryo ufite, iri kanisa ntirihagaze, ntirizuba kwa ntirizagira gute. Ariko ndashimira Imana. Imana ihabwe icubahiro yuko yongeye guhembura umurimo wayo, yuko yongeye kandi kutugirira impuhwe n'imbabazi, ikaba yongeye kandi gufatana no sengero ikaryubaka mu cimbo cya Satani cyo kuri senya. Amen. Barambwiye ngo nta bantu bafite ubwitange muri iri torero. None mbimenye kano kanya yuko kumva mufite abantu ngo 12 nibo bashize gusa itorero, nibo bari ku mutima, bafite umutima kuri iri torero. Mu byukuri uri umushumba nta utagira gahinda, nta utababara. Ureba abantu bangana batya duterana abanditse mu bitabo barenga 100, ukumva ntabo ndi muri kumwe, biteye agahinda. Ariko ndashimira Imana kuko iduteye iteka, ikaba yongeye kuduha umutima wo gutuza no gutunganira Imana, kugira ngo icubahiro cy'Imana kitugarukire. Imana ihabwe icubahiro. Murakoze cyane. Haleluya.